Nana Mai data ko munzindukiye akazi karahishe ko mu rugo biteze sawa ngo nguracikiye sawa biteze mezute rero n'umushyitsi wawe ni wa mwana okay karibu se uyashange nago nicara ahubwo cyeka wenda ari buhaye karibu kuko nyine ndimo ndihuta keke ngiye mu mujyi ubwo urasigara hano gusavugana none se nana okay nta kikanze tuvugana shaka ke wagende ko ndimo ndihuta oya uretse nawe kahagufasha kana Nana Karame niko kama kuranga cyane nubwo wakwicara ngo byara tugiye gushaka umuntu akorera nk'agacyayi cyangwa akorera tuntu mu rugo nta kintu gushaka mu mujyi ugiye mu mujyi okay nta kibazo ariko se abukogera n'igororero umwana mwiza se umuntu mundengera se umwana mwiza kandi ngaza akazi ubwo nyine we mugeragezo uzambwira nta kibazo ubwo nzaga kubasura ngiye kanjye rero nta kibazo urameseza bitese byiza meze neza okay witwa ndese Emeline Emeline okay gusa kubera naje Kigali nyine ngako niko ngomba kujya nkoresha ufite imyaka ingahe se 20 imyaka 20 okay usanzwe ukora se ari nsanzwe nkora ariko muri iyi minsi nta kazi nari mfite nari mbaye ndi mu rugo okay bakubwiye amafaranga bari bambwiye 25 ariko nyine nkagira ngo nyine mbabaze nyine uko akazi nyine mbere yuko mbaza nashaka kukubaza niba ufite ibyangombwa ufite irangamuntu mituelle ibyo ndabifite okay nta kibazo ni hano rero yego nyine ndashaka kumenya ese mu rugo haba abantu bangahe ese hari abana bangahe mufite abana bangahe ibyo nabyo bigendera byo gusaba akazi tubigenderaho pe okay mfite abana 3 hano tuhaba turi abantu hari umugabo wanjye hari mubyara wanjye hari na sister wanjye na petit frère n'umugabo aba hano nyine buri munsi yego aba hano ariko ajya kunda gukorera mu ntara ubundi muri weekend akaba hari nta akazi ke karahindagurika n'umubyara wawe n'iki kumva ari benshi abana se bariga cyangwa baracyari batoya bari mu rugo okay babiri bariga umwe ni utiga wowe se wirwa mu rugo ufite akazi byenda gute ushaka akazi waje gushaka amakuru ubona koko naba naje hano nashaka akazi ahubwo nyine umuntu aba agomba kumenya ese mu rugo hari abantu bangana n'iki ese birirwa mu rugo baragenda se nyine kugira ngo umuntu amenye kuna rege y'abantu birirwa mu rugo akazi bari kenshi umuntu aravunika cyane ariko wenda mu byuko ugenda wenda bipfa koroha hari igihe mpirirwa n'igihe ntahirirwa biterwa mubyara wawe na urumva abantu bigoye none se basi umugabo se ataharyari umugabo ataharyari ibyo nabyo biri mu bintu ubaza mu kazi rego tuba tugomba kubimenya ni umukozi kubera umunsi gakuru ugomba kumenya ibintu byose ukamenya nimba igihe udahari ese ugomba kuba uhari kenshi ese nyine ibintu byose nkagomba kubona bagira nta saha agira yo gutahiraho none se nyine hano nabonye ndabona ari heza ndabona ari mu basirimu
se haba ibirori buri gihe. Oya. Hameze nk'aho biba buri gihe ra. Use murya inyama kangahe mu cyumweru? Ese hagi wambwiye ngo witwa nde? Nitwe Emery, ushaka akazi, waje gushaka akazi cyangwa waje gutara amakuru? Niba ari akazi kakuzanye, ibyo bibazo uri kumbaza ntabwo ari ngombwa. Wenda gashaka ariko mba ngomba kumenya. No, niba ari akazi ushaka, sava umuntu yakora ibyo ukora. Ariko niba atari akazi ushaka ari ikindi kintu ushaka, niba wumva utagashaka nta kibazo. Uhe wambwira ukigendera tugashaka undi nta kintu bitwaye. Sibyo? Ntabwo tubazo uri kumbaza abana bangahe, ugihe wahereye, umugabo ataharyari, bimeze bite, ibyo ntabwo biri mu bintu bikureba. Sibyo? Bikureba no kumenya akazi ugomba gukora. Naho ibyo kubaza iby'abagabo babandi gihe batahira abana ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo, wowe vuga akazi uvuge n'umushahara wawe ukeneye gukorera, umuntu amenye ngo arawuguhereza, nta kindi kintu kikureba muri ibyo ngibyo. Kuko tubazo ko waza ntabwo ari ngombwa kabisa. Uje akora akaye koko. Nagira ngo numberega iyo ugiye gukorana n'umuntu ugomba kumenya nyine ibintu byose biri mu rugo, amakuru, abahagenda, abahaba, byose mba ngomba kubimenya kugira ngo tuzakorane neza. Sibyo mabuja? Umva atari byo ko ushaka akazi ntabwo ushaka akazi. Ndashaka akazi nuko. Okay. Genda ngikandaje muri kugikora. None se ubwo koko nyine umva nyine mubwire. None se ubwo uriya mumabuje ko yari yambwiye ngo 25 urumva kuko nagenda nyine tutavuganye kuri aya mafaranga kandi numva hari abantu benshi ngaho mubyara wawe shanga ibiki. 25 ntabwo yakorera. Mabuja ntabwo byakunda pe. Nese wagiye guhaguruka utabizi atagusobanuriye. Urumva nyine uwo kumeri yambwiye we yari yarandangiye akazi gutyo, ariko numvaga nyine uko nzi ko Kigali rero numva nyine abantu baba mu nzu ari bakeya, ntabwo numvaga ko haba hari abantu bose nyine umubyara wawe ngo abana 3, ntabwo numvaga ko aba bantu bose baba mu rugo. Numvaga 25 ntabwo bikorera. Ntabwo byakunda ufite abana 3 noneho abana batoya. None tugenze gute? Igihe kariwe ntabwo. Wenda shyiraho nka 5. Ni 30. Mabuja kandi ngiye tuzakorana neza. Ngiye nsanga nza akazi. Ahubwo se ko ngiye mbona umeze nk'utagashaka. Kandi bashaka. Ubu ushaka akazi? Umuntu ushaka akazi azayitwaye gutyo? Sunitwaye nabi. Abazi ibibazo bingana gutyo? Erega ngiye rero uzimpamvu se nagiye mbona abantu buriya hari nk'umukobwa nyine duturanye yagiye ku kazi yanga kubaza ibintu byose, agezeyo akajya abona nyine ibintu byose birahinduka iki n'ibiki. Ngiye rero niyo mpamvu nifuje kukubaza ibintu byose kugira ngo tuzakorere neza mbizi. Tatano mba byakunda. Umva ariyo byaba ari sawa kuko hari abantu benshi pe. Okay, ngaho genda mu gikari ndaje muri kugikora. Bacaye. Cyangwa kingura tuzakorana neza. Shubaze utse kushameze neza pe. Aha mana yanjye ndabona wowe warabaye n'akayabe menya mu rugo rw'iwanyu bagufashe neza kabisa. Fata neza ntabwo byaraye bibaye. Reka da ntabwiye Mabuja yaraye aje ahura na databuja mana bararwana mu kubita ipanu uriko nasi. Wiki yamukubise ipanu ubumoso yoragera iri. wapfuye iki se? Ibyaho se wabimenya. Mana yanjye nanjye ndumira nkubwiye ibyangabyo cyokoze abangaha umva bose zayasinze ibikarubate yabikuruye byageze nkiriya umva gusa waba ari shira ishusho. Yego Ariko nawe iyo byadogereye umva ntabwo menya ko ari babandi bari kuvuga ngo shira ishusho. Mana yanjye none nawe koko batangiye kurwana. nese ko mbona hano hagaragara nko mu bakire. Nabo bararwana. Ni abakire noneho Kamabuja ni keza ariko ubona nyine gafitemo utuntu tw'uduhana. Ibaze ntiyatuma ujya gufungurira boss, ntiyatuma utegura ameza ya boss, uri kubyumva? Aramwiyarurira akamwigaburira, mbese nta kintu mfata amato. Ndise niba ubona bitavamo
ndetse no kurangira ahantu heza. Oya nyine kuvamo nyine amafaranga ye nababwiye barayampaye ariko nyine aho tuntu tw'udutiko ugira urabizi ibintu byo mu rugo barasinda rimwe ntabwo bagashaka umva ikibazo nyine nabyo bituma nyine ndara ntisinziriye noneho se barabasakuza nyine n'iki asharuga cyane mana abantu bake kuza mwana kubera ko noneho iki cyumba cyane noneho giteganye neza n'icyawe mana yanjye barara bavuze ibintu utamenya mana yanjye ngewe narumiwe ibintu byo mu rugo ako mana n'ikigana ngo nzi ko bameze gutya Kigali ariko ni heza bro ako baya nakayosha wakaraba amazi Kigali kuko uzazasubira ntabwo nanjye nje gusirimuka iminsi mike amazanga amaze gusirimuka mwana nsigaye ndya agafiriti hano nsigaye ndya mukata agafiriti reba nateye n'agahintama wowe noneho wesigaye umeze neza noneho shaka ikintu nangira hano dufite ibyana bisuzugura biransuzugura nkumva nabidiha neza ariko noneho hari agakobwa gato hejuru nakubise mva mbona kari guhumeka nangira ngo karapfuye ati noneho baranyirukanye cyambere ni ifaranga kugira ngo kagusuzugure wagakoma mva naragikomye ariko shaka nahise ngira ubwoba nabonye kubera kamabuja kaho karakarishye ibyotori karavuga ukabona umwotsi uri gusohoka mu kanwa ati nta ndapfuye ngize imana ndakabeshyabeshya ako kana ntikandega ariko kandega kugira ngo ugakome birabyana birasuzugura mwana akoze ukuntu bigusuzugura ibyana bitari ibyaha bikanagusuzugura ukumva wabibonera umuheto bihabya n'ubundi nyine ubyimenyereje byazakugehuka mana bihabya nta myaka cyambere ni mani icyambere ni mani n'undi hano ngiye ndi bene wabo naje gukora amafaranga ibindi bintu ntibakanzane ibintu by'ubugoryi wanjye namwe muri ifiriti twikoze twebwe turya agafiriti zikomera utufiriti kuri Noheli nta biryo twe byabura ifiriti inyama ariko iyo byageze ku meza kugira ngo yabiguye uriya mugore nubwo nyine ubona ntaribe ariko ntikaguhe ibiryo umva nanjye iyo bihiye ndarura nkatsimba nkabirira mu gikoni wiki nateka mbirya umva inyama nkuramo za zindi eshanu nziza ndabanza nkazi kuko n'ubundi iyo uzareba birangiye umugabo niwe hehehe abana umva akambwira ngo genda ngo urye ibintu nyine biraba bidafututse nanjye rero mbirya mbere utwambere n'injye uturya twiza tumeze neza gusa nanone rero hano hantu rero naho ikindi guhaha arihahira urumva nta burenganzira afite bwo guhaha arihahira buri kantu kose akantu kose arakihahira niyo yagize ishyano ngo ujye guhaha umva ni kode uhita umubwira kode agahita yohereza aho ngamba arambwira nta n'amayinite nabona ku ruhande nicyo kibi cyaha ubwire rero kuzajya ukoresha yego mwana uzamenyana n'umuntu ucuruza nujya kugira wenda ugiye kugura nk'ibiro 10 by'ibirayi uzane ibiro 8 cyangwa uzane 6 none se ugera hano akabipima ukuntu nabanye ngo nabacanye kuziza akabisha kagaricaya nabireba urijijisha mani ukavugana n'umuntu ucuruza ku buryo niba aguhaye 3,000 wishyura 2,500 sekesi ukagura amayinite shango si ugandaburije mani ko nabonye ari umuntu wabo niho bahahiye mpaka kuva imyaka yose ngo baba hano niwe bahahira gusa ugandaburije mwana ntajya ahandi njyewe rero amubwira ko aho ngaho nabibuze cyetse nimba bahamagara ushobora bahamagara nyine hari n'igihe ngeragera bagafata n'ibintu nahita bishyura nyine bakazamubarira urumva nta profit y'amafaranga wabona uzajya ubirya ku buryo uzasubira mu cyaro bavuga ati bayidawe umwana agira hano se nasigaye maze gucyamo nsigaye n'iby'inyama ndakubwiye ngo ninjye ry'inyama za mbere n'agafiriti ka mbere ahubwo wazumbaza iki se ngewe waretse ko mu rugo tutajya duteka inyama hariya mu guhurira ibitoki ibishyimbo mbese nasuko mwebwe no kwitwagura Kigali yego ni ukuri mwabasha Mteye mko mbere je guteka iki sizwa rambwe se ngo nteka umuceri inyama n'ifiriti umuceri wo wahiye inyama nazo zigiye kuboneka kandi gukata amafiriti okay giye kuboneka mu kanya
teka vuba vuba dufite abashyitsi saa sita bibe byahiye sibyo nta kibazo sawa harabura amafiriti yonyine n'ubundi ya vuba vuba sawa ushaka yaba twumvishije yari kuza umuhanyara uri mu mutwe ushaka no kumuvugira amahane ndi kukubwira ngo ntumubone ari keza kuriya mugire ngo nta mahane agira mfasha kanita ntasize ugenda reka ngende mfasha ako nushaka unagenda ndabona byageze nanjye reka ngire vuba abashyitsi bakagira hari umuheta bakansubiza gore ese wowe kurya ibiryo bitagira isupu habaye iki? ntacyo byaba ntabwo urya isosi se oya meze neza nta kibazo ukarya umuceri gutyo gusa na mukaru ko nta kintu bimwe nta kibazo none se iyo uriye isupu biki bose nta kintu nose kuki uri kurumanga umuceri kandi mbonye nta biryo biri hano nyine bose nyine buriya uko ubibona ko n'undi kurya umuceri utari isuku buriya hano hari ibintu nemerewe n'ibyo ntemerewe uvuze hari ibintu nemerewe n'ibyo ntemerewe banza uvugisha uraburya ibiryo usa hano wemerewe n'ibyo utemerewe n'ibiki gusa nyine mpabuje nyine uriya kuza gukora hano nyine hari ibintu yambwiye ko ntazajya nyine n'iki utazajya urya kubera ko urwaye kubera ko n'iki kikubuza kurya se oya nta kibazo mfite ntabwo ndwaye ahubwo nyine nta kibazo ariko ntabwo ndi gusobanukirwa neza icyo nshaka kuvuga hari ibintu wemerewe kurya hano n'ibintu utemerewe kurya ni kwa muganga bakubujije oya nyine mpabuje yambwiye buriya inyama ntabwo nemerewe kurya inyama ntabwo nemerewe kunywa amata ntabwo nemerewe no gufata ku mbuto nyine n'isosi bahati nyine ambwira njye mbirye gutya ariko nyine nta n'ikintu bintwaye ko twari byumvikanye nawe none se iyo uriye inyama urarwara se rwose ntabwo uri kubyumva neza ntabwo uri kubisobanukirwa nyine mpabuje yarabimbujije yambwiye ko nabyemerewe ko ari iby'abana be umugabo n'umuryango we ngiye mba umukozi wowe ubiteka we ntabwo wemerewe kurya inyama hano nta nubwo wemerewe kunywa amata cyangwa kurya imbuto rwose uravugisha ukuri si umuntu neza nawe nta n'ikibazo ko twari byumvikanye nta kibazo ntacyo bintwaye kandi nta n'ikibazo biba binaryoshye ibyo bintu uvuze wabisubiramo reba hano niwe ndi kubaza ibyo uvuga uravugisha ukuri se bose urimo nkaba nkubeshya koko kugira yewe ngo ntuzarye inyama ibyo bintu sinanatusha mbirebaho naho biri rwose yaba ari amakosa akomeye cyane Paul ndaza kubikurikirana ugira ariko ushyireho intuzi ufate ujye urya ibiryo byuzuye se bose ushaka kuntukisha yewe muko ujye urya ibiryo byuzuye ninde wabitetse se ni njyewe none se ufite ikihe kibazo ni ikibazo noneho ndakubwiye ngo jya urya ibiryo byuzuye ndavugana nawe ariko ntabwo mpabuje umuzo nuko utazi ukuntu buriya aba afite amahane reba nk'ejo bundi hari abashyitsi igihe nyine hari abashyitsi hano ndi kwandurura ni ku cyumweru yego naragiye harandanyerera isahani irancika irameneka n'ikirahure kimwe nacyo kirahumuka hano hejuru gatoya ariko yamaze amafaranga akantu kose iyo asanze n'isahani yaje agasanga hari akantu ahita nkata ngo ni njyewe wabyangije gusa ubwo ubwo buzima reba nk'ukwezi gushize yampaye amafaranga 5 hari undi wanene uhembwa ngahe 30 se ibihumbi 5 kimwe 2 3 4 5
ukwezi kose n'akazi wakoze hano andi yagiye 25 nyine ngo yarayankase mu bintu ngo abasanze ngo byangiritse ngo akantu kamenetse kandi n'igihe mba nazi n'ukuntu byagenze wenda ejo bundi bwo narabimenye pe ariko reba nari impari nose nabira bari bukase unyereye twese tureba yarambwiye rwose ngo nayazayakura nyine nanjye bimaze kundeba n'ukuri gusa nyine ikintu ibyo byihorere nta kibazo ikibazo n'umuntu neza cyane yewe humura mu guteza se urabiki genda ufate ibiryo hariyo rye haguruka utware isahani yawe ugende ufate isosi ushireho n'izo nyamurye sinsanga utarya mwongera kurya ibyo bimeze gutyo yewe ariko ufite ikihe kibazo mu guteza se urasa umugore wanjye humura sinashoje wasoje juzo n'igikapu cyawe rero imyenda yawe amafaranga bagufitiye angahe nakoze ngo barakumisha ari bagwangahe kubona ugira mu rugo nangahe ubu byose moto 3500 kango isenga mundi wigendera ubuze ushaka kunyirukanira iki kuko ntago se nanabakorera koko muranzi ko nabo mwirukana ndashaka kujya mu rugo gatoya ibintu nzabikubwira hari ikibazo se nawe ushaka gusura ni wanyu ndashaka kubasura ariko by'ubu ntago ndi kubyumva neza ukuntu mbwiye ngo mfate ibikapu ngende si ukunyirukana koko nabariye akwamureka akagenda akajya no gusura iwabo ese ko kirimo kumwirukana ubundi nsaba imbabazi ko umukobwa akora akazi ke neza agira isuku ntago ari wa mukobwa wiganda cyangwa ugira gute uramwirukanira iki sibyo rasa sundi n'umwirukana akazi kanga karakorwa nani ngewe akazi kanga nagashobora bose ngiye rwose mbabara cyane cyurabizi ko ndwaye umugongo sinashobora kunama muri uru rugo ngo mese imyenda y'uru rugo nkoropiye inzu njye mu byombo mbivemo njye guteka nkora ibiki n'ibiki ibintu byose mbishobora ndunama isereri kabirankubise uramwirukana none anga nta wundi muntu dufite wo guhita musimbura ko nta kintu kigaragara yakoze nta makosa yakoze ntiyagusuzuguye nta kintu yakoze kidasanzwe wamwihora ukamubabarira kuko ukuri nta muntu asuzuguye pe kandi ukuri mbabarira n'ukuri urabizi nta mama ngira n'udufaranga nkoreye ndatwohereza mfite umwana mu cyaro ni njyewe umumenye ubuze kuko wambabariye bose ko na mabuje ari kubikubwira ko nta kosa mfite koko shiri mubabarira ufite n'umwana mu cyaro afite imyaka ingahe mfite 3 ariko njye ndumva wagenda oya shiri mubabarira rwose mbabarira none ko numva umufite imbabazi njye musabiye imbabazi singiye uri kubikubwira mubabarira niba ari n'amakosa afite hari n'ikintu yanakoze tukimubwire yikosore tumugerageze tumuha amahirwe byibuze yanyu niyongera aba ari gufata uwo mwanzuro ahako kugeza aka kanya ngiye nta kosa ndabona yakoze rwose byatuma yiruka mubabarira ngenda bigusabye rwose uyu mukobwa uramushima ibyo akora cyane pe agira isuku ikintu cya mbere ngendebaho ni isuku cya kabiri nta gakungu agira azi guteka ibintu bye bikora ku murongo nta kibazo na kimwe ngiye yanteje nese ubu ni umuntu twirwana akaba atarambangamira we yakubangamiye hiki Emeli ifata igikapu cyawe mbwira amafaranga ugende akosije akoze koko wenda umbwira mfukame koko wambabariye koko bipfuka mu ngabo mawuja wanze bimbabazi
haguruka nyine wicare mu ntebe yawe fata igikapu ugende mu cyumba genda ntugira wewe mudagwanza urushuka rwanga muri kubwo Nyine kuko no kunyiruka naroro ngaho fata igikapu gisubize mu cyumba cyawe ubundi usohoke ugende mu mirimo gira vuba vuba ibintu by'abakozi babijemo genda ujya mu mirimo yawe uvuze ngo iki ibintu by'abakozi babijemo ahubwo ngiye kamubaza iyo ufata umuntu nk'uyu umukozi ubwawe niwe wivugiye hano umwana mwiza agira isuku azi guteka yita ku bana siko uvuze sabikora se nyine hari ubwo namubeshyeye none se njye nabona ashatse kwirukana umukozi ntabwo nivanga mu by'abakozi ariko bibaye ngombwa nabyivangamo reka kuba umugabo mu rugo ntabwo ari ukugera nka biyonge ngo sinzahure n'umukozi nta kintu navugana nari ku nguyu anderera abana ntiwita ku bana banyu nose ufata umuntu uramushima ko azi akazi warangiza ukajya kumugaburira ibiryo bitagira isupu ugashyiraho kondisiyo ngo ntabwo yanywa amata muri iyi nzu ntabwo yarya imbuto muri iyi nzu kandi ahantu agatsinda mu birinjiji ukabimusigira byose muri inzu ngo abihe abana bawe uzi gute niba bari abana barya wowe ubwawe urabyivugiye ko ufite uyu mugongo wawe utabasha gukoropinza iminsi ibiri urabizi ko utabasha gukora nta kintu hano muri inzu wabasha gukora izi nzara zawe zifite metero 2 zitabasha kumeza ikintu na kimwe warangiza umukozi uzanye mu rugo ugashaka kumufata nkaho ari umwana utagira ahantu avuka nagakubwiye ko afite umwana asize mu cyaro nta nubwo wagira impuhwe koko nk'umugore uzi Imana umugore muzima nawe wabyaye wagiye ku gise ukagira umubyeyi muhe mugenzi wawe kweli je nsanga umukozi hano arya ibyo bitagira isosi none najya kumubwira ngo nave mu rugo ugashikura ugasara ngo ntagende ndashaka kunsobanurire aya mabwiriza n'iyi ndambi yo kubwira umwana ngo ntarye umugati mu gitondo ngo ntarye inyama kandi warangiza ukamubwira ngo ntabiduteke nanjye ukabingaburira ejo nashyiramo se umuyapanya se uyu mutima wuvanye he ushingiye rwose urumva umuntu aba afite ukuntu ashyiraho kondisiyo z'urugo na gahunda z'urugo rero ngiye numvaga nta kintu bitwaye ntese si ibiryo ibintu yakurya si ibiryo nk'ibindi wese ko udafata umuceri ubwo ari ibiryo nk'ibindi ugaburira abana bawe umuceri utagira imboga kuki udafata icyayi kitagira amata ngo kigaburira abana bawe ubwo ari ibiryo nk'ibindi cyangwa ubihe umugabo wawe cyangwa nawe ku giti cyawe birye so ko umuntu aba yanabaza akareba agashyiramo ekonomi akavuga ngo ekonomi uvuga ni iyihe ekonomi uvuga ni iyihe koko kwima umuntu icyayi uru rugo turabatinda hano habuze amata muri iyi nzu koko habuze ibiryo muri iyi nzu ekonomi uvuga ni iyihe iyo mitima ntaza hano ivanye ibyo bintu ko ari byo ubwo ni ubutinde ese kambyemere bibaye bikeye kubimwimaho ukabimusigira ngo abana ufite icyizere ko bari abana barya imbuto none se wabwirwa n'iki nyine wowe uri mu muntu ibyiza byose urabimwima warangiza ugafata ibya byiza byose wamwimye ukabimusigira udahari ngo abihereza abawe we urabona yabibaha cyangwa yabanza akabyiha dushaka gutekereza kuri icyo kintu sori rwose simba nakwivangiye mu bintu byawe n'abakozi uretse njya mbyinjiramo ariko ntabwo njye nabona abana banjye bazabaho ku nabi kubera ubwo buntu bwawe bw'ubuhahara bwa nyina bigira ingaruka ku bana banjye muceceke ntabwo nzi ko ari amakosa mbabarira uravugisha ko ntabwo uzi ko ari amakosa nari mbizi urafata uyu mwanzuro se nazajya bityo reka sinshaka ubivuga urakaye uvuye ngo ni itegeko ngoye cyangwa ushyizeho igitugu ndashaka ko ubyumva ugira umutima w'ubuntu ugira umutima wa kimuntu we kubikora kuko umugabo wawe aje kukubwira ngo umukozi akwiye kwitabwaho uyu mwana akwiye uburenganzira bwe yavukiye amezi 9 nk'abandi bana uranyumva neza nibi bintu ujye ukora byo kuba yanyerera ubu ngubu tuvugishije uko umaze kumena amatelefone angahe hano uzitaye ngahibaza wowe ufashe telefone zirenze enye ziranarenga uzitaye mu mazi murazimenaguye izindi mu cyumba ibintu bimaze bimenagura ko nta na kimwe so uricara yego n'ibyabo
ariko umwana aranyereye ku makaro hano yikubise hasi urabibona ko anyereye ugiye kumukata ikosa ryose uramukata akoze keke wabaye ute nimba umwana amenya isahani ukamukata 1000 cyangwa 2000 warangiza ukagenda ukirirwa mu kazi nanjye nagiye ukamusigira inzira ingana gutya nta ruguze umubare amasahani ufite muri inzu uko angana ntabwo uzi amavuta ufite mu bidu uko angana ntabwo uzi umufuka w'umuceri ufite muri inzu aho ugeze numere ku mutima mubi nawe yakubera mubi weba mwiza icyo azaba cyo ibyihorere ariko ube mwiza ku muntu ntabwo bisongera nimba ubwo numena teremusi ukayimenera ukamenekera ukakimenera we kuki atakimena se we ni robo sindi kukubwira gutya ngutonganya I'm sorry ndagira ngo ugire umutima w'umuntu pe unabikore unabimuhe atari itegeko ry'umugabo wawe nawe ubyiyumvemo aba yari wowe ngira umwanzuro wawe ubundi mwihorere ntabwo ndo kumurukana nifite nashaka kugira gusa ngo ndebe ukuntu umufata basi se umuhana agaciro none bivuze ngo natahe ni wowe wa mbere mu gusara ngo ntagende bigaragara ko umwana afite akamaro ko kuva yaza hano ntabwo nize mbona isuku ingana gutya pe yabaye muri urugo ibintu byarahindutse turarya neza turiho neza n'abana barasa neza ngira umwanzuro ufatanga ntabwo bizongera shiri ako wasuri kubyumva ko ruko mikwe kugenda sawa mane go umugisha ubikosora inde buryo bamugira inama so gikora ndeba se we kwigira gutyo mereze nicyo seka windakanya ndongera ngo mucyane byo umuntu noze gwino urumubwire